Yego uko ubibonye niko biri, uko ubisomye niko biri, tugiye kurebera hamwe abakire ba mbere muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse n'uko bagiye barutana mu bijyanye n'ubushobozi n'ubukungu ndetse n'aho bakuye ubwo bukungu, bamwe ni abanyenganda abandi bagiye bafite ibigo bigiye bikomakomeye, ese uribaza ku mwanya wa 10 hari uwuhe? Ese ku mwanya wa mbere hari uwuhe? Ese uwo ukeka ni uwuhe? Ibyo byose turaje tubirebere hamwe mu buryo ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo bita Sina Gerard, ni umukire cyane kuko ni umunyenganda watangije ibintu bijyanye n'ifarini mu buryo bugiye butandukanye, akaba afite ibigo by'amashuri ndetse akaba afite n'uruganda rwanditse izina rukora agashya, akabanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 9 nta wundi tuhasanga ni umugabo bita Dodo, akaba afite kampani ya Ritco ndetse akagira Jali ndetse akaba afite n'ayandi makampani agiye atandukanye nka Top. Ku mwanya wa 8 hakaba hari Rusirare Jacques, akaba ari umukire wa 8 ariwe ufite Amikikoro, akaba ariwe mukire uri ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turahasanga umuryango wa Makuza, akaba ari umukire cyane witabye Imana ariko famiye yiwe ikaba ikize cyane, akaba aribo bafite Makuza Peace Plaza, murayizi cyane mu mujyi, ayo niyo afite mu madolari ndetse na Rwanda fomu niyi. Mugisha Japhet akaba ari umukire wa 6, akaba ari we ufite Fair Construction, yagiye yubaka zimwe mu nyubako zigiye zikomakomeye cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda, izo za RBA niyo yagiye zubaka ndetse ikubaka n'amwe mu makaminuza agiye akomakomeye, ikaba ariyo yanateguye umushinga wa Kivu Gaz Methane. Ku mwanya wa 5 turahasanga Senkoko, akaba ari we mukire uri ku rwego rwa 5, akaba ari we ufite ya nyubako yabanjije mu mujyi wa Kigali ndende ariyo bita kwa Rubangura, akaba afite n'imigabane muri ino gare y'umujyi wa Kigali aho twise downtown. Ku mwanya wa 4 turahasanga Gatera, ari we ufite ikigo cya SP Gaz, akaba ari ikigo gikomeye cyane muri East Africa kuko gicuruza peteroli no ku zindi sitasiyo zigiye zitandukanye imbere mu gihugu ndetse no muri East Africa, bakaba bafite n'imigabane muri ino banki, akaba ari ku mwanya wa 3 hakaba hari Rujugiro Ayabatwa, muramuzi agiye afite amazu agiye atandukanye mu Rwanda, akaba afite uruganda rukora itabi ricuruza ku rwego mpuzamahanga, ni umukire ukomeye cyane ndetse nubwo atakiba mu Rwanda ariko na n'ubu ibikorwa byiwe biracyinjiza, ni umugabo. Ku mwanya wa 2 turahasanga Perezida wa Repubulika, akaba afite Rege Isiko Rwayitare Miko Family, niwe uri ku mwanya wa 10, akaba ari umukire watangije itumanaho wa mbere muri Afurika, niwe bavuga Papa Communication d'Africaine kuko niwe watangije ibintu by'itumanaho, ni umugabo wabaye mu gihugu cya Congo, akaba ari we wanatangije ibi bintu bijyanye n'itumanaho, muramubona agiye afite imigabane ndetse no muri hoteli ikomeye cyane mureba aha ngaha Mille Collines, akaba ari we wayitangije, ni umukire cyane. Ese Kenisi ndetse n'aba bakire twirirwa tuvuga mu Rwanda baba bari ku mwanya wa kangahe? Ntabwo byo byagarutsweho uno munsi ariko uko byagenda uko ariko kose nabo bari hafi.